ko bagiye gutakira Imana. Kuri gutekereza cyane bite? Ahora n'iki madame, ndi gutekereza kuri kiriya giterane turi gutegura muri iyi minsi. Bimereye nabi. Nibyo byagusitesheje cyane. Rero ariko mugabo mwiza mbabare ugerageze uhinduke. Kuko ugaragara mu itorero siko ugaragara hano uratongana unywa inzoga uziko hari igihe ubwiriza nareba isura nkubonamo mu rugo numva bineye ikibazo gerageza rwose uhinduke. Bwana ngira ngo wumve gatanu. Mu rugo ni mu bwami bwanjye, ku rusengero ni ku kazi. Uranyumva? Ntabwo ku rusengero ari akazi, none se ukorera Imana ntabwo ukorera abantu. Urumva ko unywa inzoga? Umva nkubwire, nagiye kubwiriza twabaho gute? Kandi nabonye kubwiriza, impano yo kubwiriza nayibonye, inzoga narazinywa. Kugenda wanyweye inzoga nese zira ni inzoga ziba zibigukoresha ntabwo ari Imana, ntabwo ari umwuka wayo. Sinigisha bagafashwa se? Iyo ngiyo ni Imana yamaye. Nese Imana yakwaye Imana yo kubwiriza kugira ngo mbwirize abantu bayo bafashwe. Kandi rero umuntu ukomanze Pastor, ni karibu. Mwari musanze twari tugiye twebwe. Yego. Ubwo reka mbasigane n'umushumba musigane muganira. Yesu shimara. Abinyuze hano basuhuza ndabibwiye na gahunda giterane kimse kirakomeje turi gutumira abantu kabisa abantu bakishimiye nanjye sanzwe byane ndimo na madamu birakomeye ariko birakomeye kandi iruka ko hari n'abantu bo hanze bazaza urumva rero nuko cyitegura cyane jewe hano muri gace kacyo iyi karitiye no hepfo y'uyu munsi y'umuhanda hose tubabwiriza abantu barakikumva bamaze gukimenya cyane ahubwo pasa nashaka kuzana mu mwanya gato pasa nkabwiriza mu biba bikenewe rega pasa biba bikenewe rwose ni kureba kandi cyuri kamwe nkareba nanjye kono mushaka kuyobora koko noneho muri kiriya giterane nahebwanye na madama namubwira ati hasi nako navugisha umushumba ko bakazaguha umwanya nani nkayobora ntabwo niyo mpamvu zindutse ese ko narabona uvuga mu ndimi ndimi ndi kuziga pasta ndi kuziga zazo menezo pe suko nuko bavuga se pasta biriko biraza birimo biza pe umbabariye pe kazayobora yafasha cyane uwo ni umwuka se cyangwa nizo wihangiye pasta rego umwuka ugengwa na nyina uko bayibi tubwiye ubu nayo umwuka umbamwe nayo mfite uko ndawugenga cyane rwose ubu urumva ushobora kujya imbere abantu kwigisha se pasta yo materaniro ya mbere ahubwo ni kuba wakererewe materaniro ya mbere ubundi wagira ngo ni giterane urumva witeguye cyane rwose pe barabisengeye yo nijoro ryarabimba ryaravivuye nayo uzugiye kuri stage utangiye kubwiriza usiko abantu bagukunda babona ubwiriza nginge nibazi bangukoresha ryaracyanze nukubera giterane gishize none ubu ujya kuri stage utuje noneho ubwenge uzamuka gahoro ukabona abantu bagenda bafashe uzi ko n'abantu basigaye gukunda amaturo bimeze gute cyakoze amaturo ba mama Germaine arenze abizi ko amaturo ntageraho ba mama Germaine hari inyuma bo wayabaza ariko reba ntangiye bwaranze gukura n'inzara pasta n'inzara nawe nk'imizi y'ibitunguru ariko ndakubwiza ukuri umpaye nk'agasaha kamwe uzi ko ibintu nabakorera bya bintu byadutse ngo gutwika nana barangiza buryo nzabigerageza urumva wizeye umuriro wawe abafata ngiye none ndi mu masengesho n'ari gusibye ko ari n'ibintu Imana imaze iminsi nyereka by'abantu n'indari mu bayobozi umwuka w'inzoga warateye ariko niwo nzahita mperaho nacuza abantu uyu ni umwuka mubi uwo ni umwuka mubi bari kuvangirwa ndi kubona za byeri zinyura mu maso za pirimusi zigira uko oya ni ukuri itorero ryacu nazo Imana ishimwe wenda ariko bibaye byiza ahubwo wasanga ari kuzamo akantu k'ivangirwa gato tukatera amavuta tutarabona mu bisengero amavuta ariko najye mu dusengera pastor
Ubwa gatebe wicare. Bigenze bite ku muntu umushumba. Noneho wow bisi umwe mukuru wacu. ubwo ni bya bintu bya pasiteri. Ariko nta bya bindi. Gahunda kuzuye. Yanyemereye agatuti. Agatuti. Fata hano. Reka nkubwire nimba ntukajya uvanga ibintu. Ukuntu nje nishimye n'ukuntu uri kunyakira. Nanjye ndakwishimiye ukuntu ugiye gutera imbere, ugiye kugaragaza impano yawe, ariko hari ikintu nzi kitari cyiza. Uriya mugabo asigaye ari umutekano. Nimenya ko nawe ujya mu kijyo nk'iki. Dore aho nkwari usibye gusabye itorero. Nanjye ubwanjye uzaba nsebeje kandi ndi umugore wawe. Nimba nta mwuka w'Imana ntabwo nuko ushishoza ngo narebe. Umwuka urashinze. Oya wenda kwizera kuri umugabo wanjye. Ariko pastor nyusinki mwizera. Ikintu gahunda zimeze we mbabarira untwari neza muri iki giterane ubundi mbatwike isi mbone. Reka nkubwire. Iki giterane kirangira. Wikwishimira gutwika udafite icyo umaze imbere y'Imana. Ahubwo ejo bundi uzabara ngiye no kwigendera. Reka manze ndeko icyo giterane kandi kirangira. Hano ufite ibintu byinshi nzigendera. We pastor mwihorere. Reka nisanga ari umwe nawe. Akasenge nabo umwe nawe buriya bwanwa afite abana ngiye mbufite. Wewe kuntu gahunda weshigikira nk'umugore wawe. Nizere ko ndagushyigikira. Wanza afata wana. Imana ishimwe rwose ko wongeye. Ngiye gahunda. Zambi nyuma gusa. Ndahari. Fata hano. Ese kutameze cyane. Ko se. Tuba turi mu rugo za cyense se. Fata hano wowe umugore w'uwanjye. Gahunda wayumvise. Tumira abantu bawe bose. Bafane nk'abafana. Bravo. Amakuru. Kudaherutse kuza ku rusengero. Nura mpasiteri mufite hariya. Ejo dufite igiterane turi gutegura, hazaba haje korali za internationale. Nukuri uzaza twa. Reka ntago naza. Nura mpasiteri hariya. Kubera icyo utaza. Nura mpasiteri amereye nabi. Banyebaza imbuto yera. Ntabwo anyera imbuto pe. Pasiteri ukuntu ari umuntu mwiza. Karigisha tugafashwa. Icyakubwira umutwe anesha. Byagenze bite? Anesha umutwe abanesha buri kanya. Pasiteri agutereta umuntu ufite umugore n'abana bangana kuriya. Aha wabyemera se ko ajya hariya akigira undi muntu utamenya. Pasiteri ninzi niyo ko ibintu nk'ibyo ngibyo Narabibaza rwose. Ibaze noneho abantu bamenya ko pasiteri muzima akora ibintu nk'ibyo ngibyo. Umva ntago ari kumuguteranyaho cyangwa iki, ariko uriya mupasiteri wanyu rwose imbizi ntago anyera imbuto pe, ntago nakubeshya ngo nje mu biterane. Mpaye amakuru reka njye kubyigaho, ntago ibi bintu tuzabigumamo. Sawa ariko nzakubwira uko bizagenda, urakoze. Sawa. Pastor. Yego. Cyane rwose cyane pastor cyane kabisa. Yego. Nukuri mwakoze cyane pastor. Nukuri na madamu yabyishimiye. Kya giterane bazabohoka pe no kubohoka bishoboka. Ntugire ikibazo nukuri, ntugire ikibazo. Cyane pe cyane. Nawe namubwiye, nawe namusobanuriye, ndamusobanurira madamu wanjye twanabivuganye nawe. Igitare kuri kizagenda neza kandi tuzabona Imana ikora. Cyane pe. Yego pastor. Cyane pe. Bite. Zinazi. Ndara mu cyumba naniwe. Urashuvugana nande? Si pastor. Nande? Gahunda yo sinakubwiye ejo bundi. Sinakubwiye ngo uwo muntu nushaka umureke. Uze ibintu noneho. Siko bikomeje ibyo. Oya no kuri noneho biriseri. Oya sheri biriseri. Biriseriye. Uribuka ejo bundi umukobwa waje gusenga ku cyumweru. Wasohotse mu materaniro hagati arusaganditse. Siko nisanze gusenga cyane. Utabonye. Ngewe twahuye kare ngiye gutegura ibyo biterane byanyu. Ariko noneho yambwiye bega pastor Roberto nari nizeye ubwiriza abantu bagafashwa. Pastor wacu? Pastor ni indaya. Okay, simvuga ngo ni indaya kuko sinamufasha. Ariko uwo mwana yanyeretse ibimenyetso. Mbona ko kuko ari we. Nawe ibaze kumva ngo mwatumiye abantu bavuye mu mahanga bakaza bagasanga mumeze gutyo. Urumva mwaba mutabiri guseba mwekiranye. Reka nkubwire. Byari ntiza telefone muhamagare umwibarize urabyumva. Kandi nusanga ari byo. Ntabwo cyane tugomba kuba. Nimba ko gukorera Imana, nawe wumva Imana uri gukorera. Wifuze la pastor no murakorera. Ibaze umuntu.
uko bivuga niko biri nukuri jewe nakubwiye ngo yanabinyeretse muri telefone yiwe ngo muhurira aha ngaha yabingiye aramutera nukuri nose message nose hari amwandikiye ijambo ry'Imana nabyemera amwandikiye ngo baze bahure nabyemera ari ibyo ngibyo yambwiye ngo aramutereka kandi amaze igihe ngo nta nubwo azanagaruka kuri urabateka rero tugiye kubishira ku tumba tugiye gucekuka nigenda twabigenza ndumva twamuhamagara uwo mwana tukamuhuza nkamuhuza nawe noneho ukumva ibiganiro byo na pasiteri ku buryo twafata pasiteri n'umugore we ntabyazi haduci uwo mudayimoni n'umugore we ntabyazi numve ngo nanze kubwira umugore we kamaze ngugisha inama ubwira ukuntu bigenda seze ko nashuje nabikubwiye oya kuri mugabo mbabarira basi byari ngo wubahisha Imana ukorera mbabarira wevuga n'uwo muntu ubundi tukubite satani tumukubite habi reka nze njye kwitegura ubundi ndagira unose ugiye kugenda ariko nitegura ariko nicaye hano kwibarazo ndaje reka nkuzanira amazi ubu hano sawa Halo. Bemeze bite? Ndabyumva. Noneho gahunda ihari noneho madamu yagiye uyu munsi ninjye nawe sawa Halo? Iya makuru. Mva ugoreka nkubwire. Wa pasiteri wanyu none twari tumaze kuvugana. Arambwiye ngo umugore we yagiye nyine yagiye ntaho hari ngo ubu ngubu ngo namusura ngo ari free. Mva nyine kugira ngo nkubwire kugira nkwereke ko ibyo nakubwiye ari ukuri. Ngiye kugenda hanyuma uze kuza urebe kuko ntabwo nshaka kukwereka ko nyine nakubwiye biri aho ngaho gusa nshaka kwereka proof. Sawa ubwo nyine turaza korana mu kanya nyine uhageze. Sawa. Sheri wahageze? Ni karibu. Wari umeze ute? Neza. Konsunika. Aha ni mu rugo nta kibazo. Nta kibazo ni karibu. Karibu rero hano urisanga. Kwari warabuze se? Nyemba muze mu kuntu gatoya. Ndabona usigaye unameze neza. Tono. Murakoze. Ese ko mbona ufite ikintu cy'ubwoba mu kubera iki? Aya ntabwo. Yanyegeraho gato. Pasiteri wakimenye kuri pasiteri ko. Sinabwiye ko turi hano twenyine. Turi hano twenyine ariko kuri pasiteri. Aha ni mu rugo. Mu rugo se wowe wo mu rugo na pasiteri bitandukanye ko ngeze ku rusengero mba pasiteri. Ariko mu rugo nawe urabyumva. Sibyo. Gake ariko pasiteri. Gake. Okay. Ko mbona ufite ubwoba. Aha nagara ubwoba ariko nyine pasta. Ngabigire gake. Okay. Sinajya Yesu mada. Ibintu uri kureba nivyo? Narabikubwiye. Naramukubwiye none ndende. Uya narabikubwiye. Pastor. Pasiteri wanyu rwose. Umuntu nemera nako dakino wari ukarimo. Gakino ntako. Wagiye Amen. Wasuze ukinguye. Se pasiteri. Pastor mwe mutandukanye. Kamuya kamuho.
wegeye pastor sinajya umwana ungana ukuyise umwana wawe w'imfura kure pastor n'ukuntu nkwemera gusera igitorero pastor ni mugore wa mwarimu ndarota pastor ufite n'igiterane injira none ni bari ufite igiterane kure pastor igiterane sheri narabikubwiye ngo nta biterane byawe iyo warabimbwira ntibaza narabikubwiye ibi ni ibiki mbona reba nawe pasiteri oya ntabwo mbyumva ibi ni ibiki oya ntabwo nabyumva sinari narabikubwiye kuko narabikubwiye ngo tubisengere none urasuzugura itorero abantu bose bakwizera ibaze ukuntu bagiye kugufata njye ubu mba n'umuntu uraduseba kwanza umva bawicayemo hari icaramo hari icara mwicare nawe w'amapantaro ntazi ukuntu ameze icaraho ngaho icaraho pastor ntasoni abantu ngaho twahangayitse turi mu gitera ngo dutegure ibyo dutegura uri mwahangana n'abana ubyaye ubundi ndeba hano ubundi waruje hano madamu watabizi gute niko madamu uyu ni wa wundi wambwira uje uyu nguyu ni wabingiye narabikubwiye wagabyemera pastor twumvikane pe ibintu bibereye hano mu rugo iwawe tube ukuntu tubikemura ma pastor ihangane ariko ibintu uri gukora ni amahano ntabwo bibaho umuntu w'umushumba w'itorero namenye ndi makuru kumwe inzoga sibyo twirirwa hano twibaza ngo umushumba iki abantu hano bazi ngo dufite umushumba amabi yose niwe uyakora ubundi utandukaniye n'umuntu utarakizwa uri aho ngaho ku muhanda pastor reba umugore wawe ufite mwiza ukamusoma ubundi uyu urebye umugore wawe n'uyu nguyu urabona aho bahuriye nta soni hasi ukoza amahano atabaho n'ikindi gihe n'undi muntu ubu ibintu byose madamu yambwiraga ubu ndabibonye hasoni Imana iragutoranije ngo ube umushumba ariko ibintu uri gukora muri iyi minsi byara amahano umuntu wari wese nimba uzi Imana yaragushinze umushinga wo gukorera Imana itandukanye n'abisi ntuse nabo sibyo mama pastor nawe wihangane pe wihangane ibyo bibaho Satani yamwijiriye simbizi uko byagenze ariko ndashaka mweguka twese turebane mumbabare cyane twirebane wihane pastor nawe wihane pe usaba Imana imbabazi